Ibi byabereye mu mujyi wa Nakuru ubwo umugabo w'imyaka 56 warimo asambana na murumuna w'umugore we babyaranye gatanu. Uti byagenze bite? Aya mashusho dukesha umunyamakuru wacu uri muri Kenya aragaragaza bombi bafatanye. Abakozi baho abo bombi bari bumvise urusaku n'imiborogo y'abantu babiri babuze uko basohoka, dore ko ngo barimo bikubitagura ku rugi. Niko kwinjira mu cyumba baterura bombi uko bakabaye. Ngabo mu muhanda bashungerewe n'abantu batari bake. Intandaro ya byose ni agahinda ka Marigarita, umugore w'isezerano w'uyu mugabo wahisemo inzira yo kujya kwinginga umupfumu ngo amuhanire by'intangarugero umugabo we yitaga umushurashuzi by'umwihariko, akamuca inyuma aryamana na murumuna we. Yemeye kwishyura amashiringi y'amanyakenya 40,000, ni ukuvuga angana n'ibihumbi 320 by'amafaranga y'u Rwanda. Njyewe nitwa Margaret, dutuye Kisi. Hashize igihe kinini anzengereza cyane. Mu cyumweru gishize twagurishije umurima kugira ngo tugure imodoka kugira ngo ijye idufasha, ariko aho kuyigura yiyiziye hano kwiryohereza na murumuna wanjye. Wongeyeho twarihiye amashuri. Niyo mpamvu naje kuri uyu muganga kugira ngo amfashe kuri iki kibazo cyose. Uyu mugabo twabyaranye abana 5 kandi ni bakuru cyane. Bamwe biga muri kaminuza. Umugabo wanjye afite imyaka 56. Aza muri ibi bice kuhakorera ibyo bintu, akambwira ngo yagiye Mombasa, dore Mombasa bayagiye naha. Sasa ngiye Mombasa ni hapa. Uyu mupfumu nyuma yo kwakira icyashara nawe yasobanuye ibyo yakoze kugira ngo atume umugabo na murumuna w'umugore we bafatanira mu buriri. Uyu mubyeyi yaje iwanjye arira cyane, avuga ko umugabo wari umuhehesi ukabije. Rero ntangira kumufasha, ndamubwira nti rero mama, aka niko kazi nkora, ugiye kureba uko nkakora. Uyu muti ndawushyira amazina y'umugabo wawe cyangwa umugore wawe, maze nkatangira kubafatanya nkafunga. Hanyuma igitenge nambaye cyakenyeruka nkafungura. Cyakora uyu mupfumu nyuma yo kuvanga imiti myinshi ikurikiranye n'ibigambo utamenya, yaje gufatanura aba bombi. Nyuma yo gufatanuka n'uwo barimo gusambana, kuri ubu uwo mugabo waciye inyuma umugore we ari mu maboko ya polisi, kandi agomba kwishyura umupfumu ikiguzi cyo kumufatanura n'uwo yarimo asambana nawe. Nta minsi myinshi ishize n'ubundi hano kuri Royal TV tubagejejeho inkuru y'umugore wafatanye n'umusore ubwo barimo gusambana, kandi uwo mugore afite undi mugabo. Birashoboka ko gucana inyuma byeze muri Kenya, ariko ababikora barajye bari menge kuko abapfumu baraha nawe ntiboroshye.